Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amena. Gira amahoro ya Kristo muvandimwe. Turacyakomeza cya kiganiro twatangiye. Tugiye rero kumva ikibazo nabajije Yesu, hanyuma wumve n'igisubizo yatanze. Njya senga mvuga nti, reka ngusingize nkiri muzima, ningera hirya yaha ngasanga bagusingiza, nzabafasha nkomeze ngusingize. Ibyo byanteye kwibaza niba hirya y'ubu buzima ababurimo babasha kugusingiza, none se bahora bakora iki? Kuki abantu bakwise mwigisha mwiza ukababwira ngo mwiza ni Imana yonyine, wowe se uri mubi? Umwiza uzira inenge ni Data wenyine. Tega amatwi ngusobanurire. Gucumura ni iki? Ni ukutagendera ku mabwiriza wahawe cyangwa se kuyirengagiza ubizi kandi ubishaka. Uguha amabwiriza niwe wenyine uba ari umwere kuri yo, kuko uhabwa amabwiriza aba agomba kuyubahiriza uko yayahawe. Iyo bitagenze bityo, uwahawe amabwiriza aba acumuye, kubera ko gucumura ku mategeko bijya bibaho bihanishwa igihano kigenwa n'amategeko. Ubundi amabwiriza aba afite n'ibihano biyaherekeza kugira ngo urenze ku mabwiriza wese ahanwe. Ibyo bifite akamaro kabyo. Icyo nshaka kugusobanura muri aka kanya ni ubwoko bw'ibicumuro. Hari igicumuro umuntu akora mu maso y'Imana, hari igicumuro umuntu akora mu maso y'abantu, hakaba n'igicumuro kiba mu maso y'abantu no mu maso y'Imana. Ubu bwoko bw'ibicumuro rero nabo babwiyeho, ariko wenda turongera tubiganireho, kuko burya amagambo ngo aryoha asubiwemo, gusubiramo ntacyo bitwaye. Hano rero gukurikiza amabwiriza nicyo nshaka kukubwira muvandimwe. Yezu ntabwo yabaye mwiza mu maso y'Abayahudi, kubera ko ibyo bari baravuze bati ibingibi bizagenda gutya, we yaje atabyubahiriza. Niyo mpamvu hari abamwitaga mubi, kubera yuko atagenderaga ku mategeko n'amabwiriza y'igihugu. Igicumuro rero umuntu akora mu maso y'Imana. Imana ni umugenga wa byose. Imana yatanze amabwiriza menshi ndetse n'amategeko ibiha umuryango wayo. Ubirenzeho abacumuye. Icyo gicumuro si ngombwa ko kimenywa n'abantu, kuko hagati y'Imana n'umuntu harimo ibanga rikomeye. Aha ujye wibuka yuko n'ibyo utekereza biba bibonwa n'amaso y'Imana, ndetse n'ibyo wita ibanga rikomeye ukabihisha abandi, Imana yo ibibizi. Hari kandi n'ujya gukora ikintu akajya ahihishe kugira ngo hatagira umubona agaseba. Nyamara niyo wajya ku mpera y'inyanja, naho ngaho ukuboko kwe niko kwahakujyana. Aho wenda wava wibwira ngo nibura umwijima wo uzantwikira. Nyamara ku Mana naho atabona ntihaba umwijima, nijoro rirabonesha uboshye amanywa. Ibyo bikaba biri muri Zaburi 139 umurongo wa 7 kugera ku wa 12. Kubera ibyo rero, umwana w'umuntu ashobora kugira isoni z'ibyo ashaka gukora, agahitamo kubikora yihishe. Ingero kandi urazizi z'abantu bihisha, bakihisha abandi kugira ngo bahemuke, haba mu busambanyi, mu bwicanyi, mu bujura, aho hose ndetse n'ahandi h'urukozasoni abantu bajyayo bihishe. Kuba umuntu yakwica undi ntawe ubimenye ntibishatse gusobanura ko adakoze icyaha. Ibyo byaha bya rwihishwa hamwe n'ibikorerwa mu mutima w'umuntu, Imana irabibona kandi ikabibara kuri nyir'ukubikora. Wibuke ko nababwiye ko nurebye umugore wa mugenzi we akamwifuza aba yamaze kumusambanya, ni uko hari ibyaha bikorerwa mu mutima imbere, ariko abantu ntibabimenye. Burya icyaha cyo mu mutima kirawangiza kandi kigaharabika isura nziza yawo mu maso y'Imana. Ushyize mu bikorwa igicumuro, we aba acumuye kabiri. Ubwo utarashyira mu bikorwa icyo yatekereje aba acumuye rimwe.
hanyuma byajya mu bikorwa akaba yangije umubiri we ndetse n'uw'abandi. Iyo ari umukristo aba yangije ikoraniro ryose asengeramo kandi ahemukiye abavandimwe bose bagendana muri uwo murongo wo gukorera Imana. Niyo mpamvu icyaha cyose kiba kidakwiye koroshywa kuko kidakorerwa umuntu umwe ahubwo umuryango wose ndetse n'abamubonye bose. Icyaha cyo mu mutima iyo kihaheze ntigisohoke hanze cyangiza nyiracyo ariko ntaroga abandi. Icyo gihe Imana ibireba ko nyiracyo ari mu bibi ikamusaba kwihana kugira ngo ace. Niyo mpamvu ibyaha byo mu mutima mukwiye kujya mubyihana nk'ibyo muba mwakoze. Mu bitekerezo muracumura, si ngombwa ko bijya mu bikorwa kugira ngo byitwe igicumuro. Ni ukuvuga ngo n'iyo bikiri mu bitekerezo biba byabaye icyaha. Noneho ndamubaza ni none se ubwo ibyo bicumuro byombi bikira kimwe? Igicumuro cyo mu bitekerezo gikira vuba kuko mu maso y'Imana kigereranywa n'inzoka itondagira umuntu ishaka kumurya. Naho igicumuro cyo mu bikorwa gisaba impongano. Igicumuro cyo mu bikorwa nakigusobanura nkigereranya n'inzoka iba yamaze kuruma umuntu maze ubumara bwayo bukamusakaramo kandi ububi bwe bukanduza n'abandi. Igicumuro cyo mu bitekerezo cyangiza nyiracyo, naho icyo mu bikorwa cyangiza nyiracyo ndetse n'abandi. Ibyo kubivura bisaba ko usanga abo wacumuriye bose ukabigororaho. Ibyo rero biba bikomeye kuko iyo umuntu atumuriye ivumbi mu bantu atamenya uwo ryagezeho n'uwo ritagezeho n'uburyo ryabanduje. Ibyo biba bikomeye. Uretse impuhwe z'Imana naho ubundi nimwari mukwiye kujya mubabarirwa ibyaha mutireze mu ruhame. Mushime impuhwe z'Imana zibahishira kandi mugakira. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu akoze icyaha mu mutima ugize ibyago ibitekerezo biri mu mitima bikajya ahagaragara abantu baseba. Imana rero iraduhishira kandi ikadukiza. Ariko iyi Mana si nziza koko? Haleluya. Kuko iyi Mana tuzayiha iki koko? Imana iguhishira muvandimwe ukagira umugambi mubi ikaguhishira, ukagira umugambi mubi ikaguhishira kandi ikazabigukiza, ndetse kera ukazaririmba ko wakize. Mbega amahirwe. Njya mbitekereza nkavuga nti Imana uri igitangaza. Nukuri Imana ni nziza. Urebe ibyo wajya kugambirira kera muvandimwe uraza gusanga Nyagasani yarabigucishijemo kandi akaba yarakubabariye. Icya kabiri rero ni igicumuro umuntu akora mu maso y'abantu. Iki cya mbere rero kikaba ari cya kindi cyitwa uburyarya. Abantu bakakubona uri umuntu w'intungane ariko mu by'ukuri Imana ibona waramunzwe. Icyo nicyo abantu b'indyarya bakunda kuboneka muri iki gice cya mbere. Igice cya kabiri rero ni igicumuro umuntu akora mu maso y'abantu. Icyo ni igicumuro cyo kurenga ku mategeko n'amabwiriza yashyizweho n'abantu bagamije kugira ngo bahe umurongo abo bashinzwe kuyobora. Burya nta muryango utagira amategeko awugenga. Waba se ushingiye kuki? Kugira rero ngo umuryango ugere ku ntego ugomba no kugira uko ugenda wigengesereye kugira ngo ya ntego igerweho. Uko kwigengesera ni ukuvuga kugenda nyine witonze, gusaba ko habaho amabwiriza maze uyarenzeho agahanwa. Ayo mabwiriza ariko icyo nakubwira ni uko atangwa n'abantu, bityo akaba abamo amarangamutima ndetse n'amananiza. Ayo mategeko kandi ntabamo impuhwe kuko ahana ndetse n'uwo yashyizeho. Ibyo bikaba bitandukanye n'amategeko y'Imana kuko iyatangana impuhwe bigatuma yo ubwayo idashobora kugwa mu bagomba guhanwa nayo. Kubera ko amategeko yatsikamiraga muntu, naje kumuhumuriza no kumubwira ko hari data umukunda byahebuje. Naje mfite gahunda yo kuvugurura amategeko no kuyavugurura nyavanamo ubukana. Ibyo byatumye henshi ngongana n'abantu mu mategeko yabo maze nitwa ikigomeke. Urugero,
navuguruye isabato kuko yumvaga nabi bituma nemera gukora ku isabato ariko ngakiza. Ibyo byabaye icyaha mu maso y'abantu. Navuguruje imyumvire y'abantu ubwo navugaga nti data na mama nabumva ijambo ry'Imana bakarikurikiza, bo bahise bumva ko ngaye ababyeyi banje, bityo nitwa indiscipline. Nyamara se ukurikije ibyo nakubwiye urumva narabaye indiscipline? Ndamusubiza ngo ya. Arambwira ngo mu byo narezwe kandi hari harimo ko nagandishaga abantu kuko nigishaga umunsi wose, nicyo cyari cyanzanye. Ariko ibyo byose hamwe n'ibindi nagendaga nguhaho ingero bikubwire mwana wanjye ko imyumvire y'abantu atari kimwe n'iy'Imana, akaba ariyo mpamvu niswe umunyabyaha mu maso y'abantu, nyamara Imana itabibona ityo. Namwe rero hari ubwo abantu bajya babacira urubanza bababeshyera, ibyo ntibikabaca intege kuko mu ntwaro z'umwanzi iyo nayo ibamo, yo kubiba amagambo yo gusebanya ashingiye ku binyoma. Icy'Imana itakubaraho ntikikagutera ipfunwe. Aha ndashaka kukubwira ko hari ubwo muzagendana n'umuvandimwe muhuje umuhamagaro, noneho abantu biyite babyita uburara cyangwa babatekere ubusambanyi kuko imyumvire yabo itagera aho kumva ko umurimo wanjye urenze kure irari ry'umubiri. Ibyo ntibikaguca intege ngo usubire inyuma, kuko kenshi mu gusubira inyuma ariho Sekibi aba agutegeye. Ni ukuvuga ngo hari igihe uba uri gukorana wenda nk'umugore ukorana umurimo n'umugabo, bababona mugenda ngo bariya ngo ni abasambanyi neza, urubwa rukabafata ariko kandi atari cyo kibahuje. Aha niho Yezu akubwira ati niba ugambiriye icyiza ukaba muri mu murimo wanjye ntiwugacike intege, abantu bo ntabwo bazareka kuvuga. Nanjye urwo rugamba nararurwanye kandi n'ubu abo shitani irimo baracyarushingiraho ngo mbese Yezu na Mariya Madalena rukundo rwabo twarushira amakenga. Abavuga batyo ntibakagukerereze kuko bapfuye bahagaze. Amaso yabo siyo yasigaraga kandi imibiri yabo yararangije gupfa. Hari byinshi uzumva abandwanya bavuga ndetse bakanduza n'abanjye, ibyo ntibikagukerereze. Abantu bavuga ibyo bashaka, ni uburenganzira bwabo. Wowe ujye usuzuma ibikorwa byawe maze urebe niba ahubwo hari ikibazo kikurangwaho wihane. Nk'uko nabikubwiye, hari ibyo abantu bakubaraho ntabikubaraho, hari n'ibyo abantu batakubaraho ijuru ribibona. Ujye wibuka ko umucamanza w'ukuri ari mu ijuru kandi nawe ari nawe mugenga wawe, maze uharanire kutagira icyaha akubaraho. Niwe mukuru, naho isi biragoye kuyitunganira kandi rega nta n'akavuro kabyo. Nuvuga ngo nta akamaro ko gutunganira isi, nibyo Yezu yavugaga. Gutunganira isi ubwabyo biragoye, ariko kandi nta n'akamaro ko kuyitunganira kuko ibihembo by'isi bisigara mu isi. Mbwira abantu ngo umwiza ni data wenyine, burya bari banteze umutego mbabwira ngo mwigisha mwiza, ariko bambwira ngo mwigisha mwiza ariko bashaka kunyega. Nanjye mbasubizanye ubwenge kuko narebaga mu mitima yabo icyatumaga babivuga batyo. Ni mwiza ni data wenyine kuko batarahura nawe, bityo akaba nta kosa afite mu maso yabo. Jye banyita byinshi bishakiye, bambeshyera yego, ariko yibuke ko byageze nabo bancira urwo gupfa. Niba baranyitaga mwiza babikuye ku mutima, se naje guhinduka urw'amenyo nte kandi bakemera kurekura Barabasi mu mwanya wanjye bate? Abantu ni indyarya. Ngo ni Yezu wansobanuriye. Icyiciro cya gatatu, hari ikindi gicumuro kiba mu maso y'abantu no mu maso y'Imana. Iki nicyo abantu bita ko ari icyaha. Noneho rero icyo kandi koko kiba ari icyaha kuko kiba gikorewe mu maso y'Imana no mu maso y'abantu. Aha niho abantu bicuza kuko baba bazi ko bakoze icyaha, naho abandi babyita ngo si icyaha.
uwakoze iki aba yarenze ku mategeko y'Imana ndetse n'ay'abantu. Iki cyiciro kizamo ba ruharwa n'abandi banyabyaha bose. Ibi ngusobanuriye ujye ubibwira n'abavandimwe bawe maze basobanukirwe. Ahangaha rero Yezu aradusobanuriye, ndizera ko ubyumvise muvandimwe. Si ubwa mbere mbivugaho ibingibi byiciro by'ibyaha, ariko uko Yezu yabimbwiye icyo gihe by'umwimerere nkanabyandika n'iby'ibingibi. Gusa kubera ko byangumye mu mutwe niyo ndi kubwira abantu ndabyigisha kandi nkabivuga uko Yezu yabimbwiye. Reka dukomeze rero ikiganiro. Njya numva abantu bavuga ngo ruturudaje. Ese ibaho koko? Njyewe icyo ni ikibazo njya numva abantu bavuga, bakubona witonda ngo nugera muri ruturudaje ngo uzasara. Umukobwa witonze mu myaka nyine y'ubwangavu, bakavuga ngo buriya ngo nagera muri ruturudaje ngo azaba nk'umusazi. Noneho naravuze ko se ruturudaje ni iki? Njya kubaza Yezu, ruturudaje ibaho? Igisubizo yampaye reka nyiguhe. Wenda ushobora kuba wibazaga nkanjye. Kugira ngo ngusobanurire icyo mwita ruturudaje, ndabanza kuguha igisobanuro cyayo mu maso y'abantu. Icyo abantu bita ruturudaje ni iki mu maso y'abantu? Ni igaruka ry'ibyifuzo byahise mu mwana w'umuntu kandi bikagaruka bifite ubukana. Ubundi bavuga ngo ruturudaje ni icyo ngicyo. Umuntu avukana ubumuntu bukagenda bukura uko agenda akura. Mu gukura kwa kamere habamo byinshi byiza ndetse na byinshi bibi. Iyo kamere rero hari aho igera igashaka gutegeka umubiri. Iyo nyirawo abyitwararitse, ni ukuvuga agasenga, icyo gihe cy'ibyifuzo bikomeye kirahita kandi kikamusiga ntacyo kimutwaye. Icyo gihe benshi bakita adolescence. Kikaba ari igihe umuntu aba amaze kwimenya kandi kamere igatangira kujya imukurura. Icyo gihe iyo kirangiye hakurikiraho igihe cyo gutuza, kuko ya mashagaga batakiriho, ahubwo umuntu agatangira guharanira icyamuteza imbere. Agatangira kwifuza kuba nka runaka, bityo agahugira muri ibyo, ntaba cyumva cyane ryarari ry'umubiri. Iki cyiciro ni igihe cyo gukorana ingufu ufite intege, bakita âge de production de l'homme. Production ni ukuvuga gukorana imbaraga, ugakora rwose, ukaba ari igihe cyo gukora. Ni ukuvuga ngo hari igihe cya adolescence kiba kigukurura, kigasa n'ikikurangaza, ugatangira kwiga gukunda, ugatangira kumenya ko umuntu agomba kuba ameze gutya kugira ngo abantu bamukunde, mbese ukatumenya. Ariko buri gihe icyo gihe gikurikirwa n'igihe cyo kumva ibyo ubirambitse ku ruhande, ahubwo ukareba iterambere ryawe. Hari igihe rero umuntu ageramo akaba atagishoboye gusiganwa, agatangira kugenda gahoro. Icyo gihe aba amaze kuba igikwerere, aho niho ya kamere yongera gushaka gufata ijambo, kuko wa muntu aba atakiruka. Icyo gihe nicyo benshi bita ruturudaje. Ubwo umuntu atangira kwifuza kubaho neza nka kera no kwifuza kwitabwaho nka kera. Ibyo ariko ntibishatse kuvuga ko umuntu abikora acumura, kuko ashobora no gusubira muri icyo gihe ashaka ibyiza, gusenga, kurera abana neza. Mbese ruturudaje ntabwo iba toujours muri negatifu, ishobora no kuba muri pozitifu. Kumva amashagaga yo kwirwa wiruka ushaka amafaranga, watangiraga mu gitondo ukamara n'iminsi 3 utarataha, ariko ukagerana ukavuga uti no, ibi ngibi ndumva ntacyo bikimaze, reka nirerera abana, nisengere, nifata igihe cyanjye cyo gusenga. Mbese amashagaga y'isi yaragabanutse. Icya kabiri ni igihe umuntu ageramo akumva afite ishema ryo kwitwa uwo ari we, cyangwa se akagira ipfunwe ryo kwitwa uwo ari we bitewe n'aho ari cyangwa n'uko ameze. Ibyo ni ikindi kisobanuro. Iyo umuntu amaze guca akenge, agenda ahumuka mu by'isi, akamenya ibyiza n'ibibi, agatangira kwifuza kuba mwiza kurusha abandi. Ubwo nibwo atangira kwiyitaho no guhangayikishwa n'uko ameze, agatangira kurwana intambara yo kubihindura. Hari igihe kigera rero ibyo bikaba bitakimushishikaje, ahubwo akareba intego afite imbere. Niba ari umubyeyi akishimira kubyara no kurera, bityo akaba atakita kuri bya bindi byamuteshaga igihe, ahubwo bigasigara ari nk'inkovu y'amateka muri we.
uko umuntu akura ariko agenda asubira aho yahoze, ku buryo hari imyaka ageramo akongera kwifuza gusa kwa kundi yasaga kera, kandi atakibishoboye agatangira kubiharanira. Aha niho usanga umuntu ukuze ariko akambara nk'umwana muto, mbese ukabona ko imyambarire ye itajyanye n'ikigero cy'imyaka ye. Ubwo abarwanira kudasaza, nuvuga ngo ibyifuzo bye biba byatangiye gusubira gushaka kuba umujene. Icya gatatu ni igihe umwana w'umuntu yumva afite uburenganzira busesuye bwo kwigenga. Ibyo bikajyana no kudatinya kuvuga cyangwa kugaragaza ibimurimo. Ibyo bikaba byanatuma atinyuka gukora cyangwa kuvuga ibyo yatinyaga kera. Ibyo ahanini abiterwa nuko aba atagitinya kuvuga icyo yatekerezaga, kuko aba akuze bihagije. Nubwo aba akuze ariko ibitekerezo bye bishobora gusubira inyuma bigasa n'iby'umwana, gusa akubahirwa ko ari inararibonye. Muri iki kigero benshi bitwara nabi bikitirirwa ko bakuze, maze bakajya bavuga amahomvu kandi bakabyubahirwa. Nubwo biba biteye isoni kubyumva, ariko biba bigoye gukosora umuntu mukuru. Mu kugaragaza ibimurimo, umuntu atangira kwiruka inyuma y'ibyamusize, agatangira kwiyandarika kandi akuze no guta ibara. Ibyo ariko iteka ntibiba mu buryo bw'ibibi, kuko mu kugaragaza icyo umuntu atekereza, iki kigero nicyo umuntu aba azi icyo akora, maze yaba asenga akaba azi uwo abwira kandi asobanukiwe. Iki kigero cy'ubushishozi kibera abasenga igihe cyo kwitagatifuza, kikabera abadasenga igihe cyo kwiyandarika no kwitwara nabi. Iyo myaka rero ubwo turi kugenda tureba icyo bita roturudaje, ni ukuvuga ngo hari ibyo uba waratakaje mu gihe washoboraga kubikora, ariko hakaba n'imyaka yo kubikora mu buryo navuga ngo wisanzuye, kuko mbere warabitinya kuvuga uti batanseka, ariko icyo gihe none uba uvuga uti mfite uburenganzira kandi uba ufite n'ibikoresho bigushyigikira mu kubikora. Ibi rero nkunda kubibwira cyane cyane abantu basenga, nkavuga ni wibuke ko ugifite imyaka 20-30 ntabwo wabashaga gusenga, hari byinshi byagukururaga, ariko mu myaka dufite hari imyaka yo gusenga ukumva uratuje, ukaba wavuga rozari 4-5 ukumva kandi nta kigushikura ngo wirukanke. Ibyo rero ni ibintu tuba tugomba kumenya abavandimwe, tukamenya ko tugomba kujya tubyubaha. Icya kane ni igihe umuntu yifuza kumererwa neza no kwishimisha uko ashoboye mu buzima. Akenshi kandi roturu iherekezwa n'ubwoba bw'urupfu, niyo mpamvu yigezemo aba ameze nk'usezera ku buzima bwiza. Mu kwishimisha umuntu ashobora no kurengera agafata ibitamugenewe yitwaje ngo ni inararibonye. Mu kwifuza kumererwa neza usanga umuntu atacyakira ubusaza bwe, ahubwo akifuza kwihindura muto no kugabanya imyaka, agatangira kubishaka mu buryo bukojeje isoni. Ibyo bisobanuro hamwe n'ibindi byinshi waha iryo jambo bifite isano imwe: kugaruka ku byo wifuzaga kandi ukabisubiranaho ibakwe. Ni ukuvuga mbese umwete ukabisubiranaho none ufite umugaga, nicyo bita rotourdage. Ni ukugaruka ku byo wifuza kandi ukabisubiranaho ibakwe, ku byo wowe utekereza byaba ari byiza. Ibyo ariko ntibiba kuri bose, kuko hari ibyiciro binyuranye by'abantu. Hari abagengwa n'isengesho bagahora barwanya kamere ntibayihe umwanya mu buzima bwabo. Hari n'abahora muri cya cyiciro nakubwiye cyo guhora wifuza gusa neza no guhora ushaka ibyiza, bigatuma uwo muntu atabasha gusenga, akagengwa na kamere, yageraho akaba imbata yabyo, ku buryo aba atakibasha gusobanukirwa bya bihe byombi mu buzima bwe. Hari abantu batagira igihe cya adolescence n'igihe cya roturudaje, ugasanga birasa kuri we. Mbese hari abantu ujya mbona abakecuru ugasanga mbese ahora akeye cyane kandi rwose nta mbese atarekura. Ibyo byose rero ni ibintu bifite icyo biba bisobanura mu buzima bw'umuntu. Icyo nakubwira mwana wanjye ni uko icyo kigero cy'imikurire y'umuntu igana mu ruziga rw'uko aho yatangiriye naho arangirira, nta muntu utakinyuramo. Ahubwo uburyo
ubwo kukinyuramo buratandukana. Nakugereranyiriza nko kwambuka umugezi. Hari abambuka neza, hari abarohama, hari abakandagira mu mugezi ariko bakabikorana ubushishozi ntibarohame. Ibyo byose biterwa n'ubutwari bw'umuntu. Ubwo butwari kandi nta handi abukura hatari mu isengesho. Byose bihira abasenga. Icyo umuntu akeneye aho ni ukwihanganirwa no gutwarwa neza kugira ngo arusheho gukunda ubuzima. Muvandimwe ugana mu ijuru rero, ikiganiro nagiranye na Yezu nahangaha kirangiriye. Ibyo nabashije kwandika ni ibi ngibi. None rero wabyumvise, hari byinshi wajyaga wibaza, hari n'ibindi byinshi byagiye byandikwa. Wenda ibindi byo mfite muri iki gitabo mfite, ariko hari n'ibindi byinshi cyane. Hari amakaraseri menshi cyane twagiye dushyiramo ubutumwa ubwo twagiye Yezu duha ni bwinshi pe. Ibi byose rero bigusobanura iby'ubuzima bwacu bwa buri munsi, kandi wumvise ko ntigeze ngira isoni n'ipfunwe ryo kubaza Yezu uko mbyumva. Ngenda mubaza, agenda nkanamaze nese ko abantu bavuga gutya na gutya, ubwo byumva gutera n'izindi nyandiko nshobora kuzajya mbona nkagusomera wenda zitari muri iki gitabo kuko zirahari pe. Ubwo rero izi ngizi mbaye nguhaye nizo kugufasha kurushaho kumva ubwiza bwa Yezu, ibisobanura duha ko n'ubuzima bwacu arabuzi. Iyo ruturudaje twatinyaga no kuyivuga, adolescence tugatinya kuyivuga, ariko mu ijuru bazi ko ibyo bihe tubibamo, kandi bakamenya nuko bohereza abamarayika kuturinda, mbese bakohereza benshi kurusha wenda bari basanzwe baturiho, kubera ko tuba twinjiye mu kigero gikomeye cyo gushukwa, cyo kurwana, mbese urugamba ruba rugenda rwiyongera cyangwa rukomera kuri twebwe. Muvandimwe rero ugana mu ijuru, ibi tuganiriye byose hamwe n'ibindi tuzakomeza kuganira ni ibyo kureba uko tubaye mu buzima bwacu bwa buri munsi, tukareba uko tugenda twifata imbere ya Yezu nuko dukwiriye kwifata. Hari byinshi twasobanukiwe tutajyaga dusobanukirwa, hari byinshi wenda twibazaga, kuko nk'ibi ngibi bya roturudaje ibyo wabibona cyane muri psychology cyangwa muri psychology, kuko ibi ngibi byigwa cyane ni biology cyangwa n'imenya muntu. Mu bimenya muntu rero ushobora kubisangamo mu buryo busobanutse kurushaho, ariko ni byiza kumva icyo Imana ibivugaho kugira ngo niwumve icyo abascientifique babivugaho uzanamenye ko n'Imana ibizi. Iki rero ibi ni ibintu bibaho ku buzima bwacu, haba mu isi haba no mu nzira igana mu ijuru. Tugenda dufite ibyo bishakwe. Hari igishakwe tugeraho, hari igihe tugeramo tukaba dufashwe akaboko, ariko hari igihe tugeramo tukaba turi kugendana igishakwe cya kindi Pawulo avuga wamugera ugenda utujomba, burya abana ntibawugira. Uwo mugera w'intumwa ya Sekibi ntago abana baba bakageze kuri iyo kamere imeze gutyo. Umwana mbese hari ubutagatifu abarimo, ariko uko agenda kura niko bwa butagatifu agenda asa n'ubusosokamo, agatangira gukoresha logique humaine, gutekereza. Muri kwa gutekereza agatangira kugenda asa naho ayoba, muri kwa kugenda ayoba akagenda yishakira ibisubizo. Nawe iyo umwana akiri muto ibisubizo abihabwa n'ababyeyi. Haleluya. Ariko uko agenda kura ahubwo agera ahantu akavuga ati babyeyi ntimwongere kuntekerereza, ahubwo akagera igihe we atekerereza ababyeyi. Urumva rero ko bigenda bihinduka, bikazagera ubwo aba umubyeyi, bikazagera ubwo nawe atekerereza abana be, bikazagera ubwo nawe abana be bazamutekerereza. Nguko gukura kwa mwene muntu. Ubwo twese rero duhuriye muri urwo rugendo rumeze gutyo, haba ku mubiri haba kuri roho nuko tumeze. None wa kuri roho rero dutabarwa no guhora muri Yezu. Hari abantu bibera mu isengesho akavuga ati kuva nkiri umwana narasenga, gatigeze abona ibyo bintu byo kwiyandarika, atigeze abona ibyo bihe bibi. Ibyo byose bibaho. Bavandimwe tugana mu ijuru rero, uyu munsi tugiye gusoza twumvikanye yuko icyo tugomba gukora ari ukubaha Imana, tukajya tuyegera tukayisiganuza tukayisobanuza, kandi Yezu ntitukamutinye. Ni umukunzi mwiza, icyo wamusaba cyose yakigusobanurira n'ukuri, kiretse icyo udashatse. Ariko kandi ikintu cyose gisaba kujya imbere y'uciye bugufi.
Ayo ujyanye umutwe ubyibushye, iyo tuvuga umutwe ubyibushye n'ubwo wa muntu ugenda afite ibye yipakiyemo, Yezu ntacyo akubwira, unamubaza akakwihorera. Ariko iyo ugiye uciye bugufi, Yezu uramubaza ikimaje cyose arakikubwira. Hari n'igihe mba nicaye akaza akambwira ati nturebe uko iri tara ryaka, ati ubu rero iri tara urumuri ruterwa na gutya na gutya, kandi mbese aragusobanura ukumva ese burya niko bigenda. Ni ukuri Yezu yarakoze. Arambwira ati uzajya wigisha ibyo ubonye, rwose ndabibigisha uko ingeramo, nanjye nizo mbaha, kandi zikadufasha kurushaho kumva ubwiza bwe muri twebwe. Imana iduhe umugisha rero bavandimwe, tugana mu ijuru, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina.